Yes, mwaramutse neza shuti bakunzi ba Jeune Official, reka rero twongere tubasuhuze, twongere kandi tubahe ikaze muri aya makuru yacu yo muri iki gitondo. Nshuti no mudukurikiye, mbere yuko mujya mu kazi kanyu ka buri munsi, ni mu twemero tubanze tubagezeho amakuru agezweho, ariko nk'ibisanzwe amakuru yacu akaba agiye kugenda agaruka muri aka karere k'ibiyaga bigari, ariko by'umwihariko akaza kwibanda hano muri buno burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero tudatinze tugiye kugaruka ku rupfu rwa Mutayomba. Uyu mugabo murabyibuka ko n'ubundi nitwe twatangiye iki gikorwa cyangwa se iyi nkuru, tubabwira kuraswa ry'uyu mugabo, tubabwira ndetse n'ibitaro yihutishirijwemo. Aka kanya rero muri iki gitondo tumaze kumenya andi makuru mashya avuga rero kuri iri raswa cyangwa se kuri uyu mugabo bita General Mutayomba, General Otto Proclamé. Ese yarapfuye, yahise apfa, byagenze bite? Ko kuri rezo sosiyo hari kuvugwa ibigiye bitandukanye. Amakuru rero mu buryo burambuye tugiye kugenda tuyabagezaho. Hari byinshi bakunze Jeune Official twamaze kugenda tumenya, nifuza kandi ko ugomba kugenda umenya. Hanyuma kandi turaza kugaruka ku makuru yandi n'ubundi agendanye na Wazalendo bamaze guhabwa mu by'ukuri igihe runaka bagomba kuba bose biripotinze, bitari ibyo ubundi bikaza kubabyarira amazi y'ibisusa. Turaza nabyo kugenda tubigarukaho. Ni mu gihe kandi turagaruka no muri Rucuro, abayobozi abanyumba kumi abaturage bakomeje kugenda bicwa n'inyeshyamba zo mu mutwe wa FDLR. Byifashe biteho, bihagaze bite? Aha ni muri teritwari ya Rucuro, turaza kugenda naho tuhagaruka. Hanyuma kandi tuze kugaruka hano muri Plaine de Ruzizi, naho tubabwire amakuru ari kugenda havugwa. Ndavuga rero muri Kivu y'Amajyepfo, mu gihe kandi turasimbukira mu gihugu cy'u Burundi. Hanyuma naho turebe ngo byifashe bite. Tuze kureba rero za ngabo zigera kuri 600 zo muri Special Force cyangwa se zo mu mutwe udasanzwe wa Hibu. Izi ngabo ese ibyazo bihagaze bite? Bari bategereje rero ibikoresho ndetse n'ingabo nziza z'abarundi zatoranijwe. Ubu tuvugana rero bamaze kuba bakira ibikoresho, igisigaro ni uguhita bambuka bakaza hano muri Uvira, aho urugamba biteguye kugira gute, biteguye kurutangiza. Byose rero muri amakuru yacu tugiye kugenda tubagezaho. Nyemerero aho udukurikiye uherereye, tubanze tukwibutse nyaboneka kugira uruhare muri iki kiganiro. Nta kintu ugomba gukora kugira ugire uruhare muri iki kiganiro, n'ugukanda kuri like, kuri ako kantu kagakumwe rwose kuri like, ndetse byaba ngombwa ukanakora subscribe niba utarabikora, ubundi amakuru yacu ahagera ukazajya uyabona mu imbere. By'umwihariko kanda like nyaboneka. Niba kandi hari n'igitekerezo ufite wandike comment, ubundi duhite tutangira cyangwa se twinjirana mu makuru yacu mu buryo burambuye. So reka dutumikira badutumye duhite tugaruka n'amakuru mu buryo burambuye. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose, zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke. Abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya, namwe dukoresha iposita ndetse na DHL. Mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda, ku Gisenyi ni ku muhanda w'Amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents, hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale do Goma, hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri, aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Yes, reka rero dutangire amakuru yacu mu buryo burambuye. Nizere ko mwese mwamaze gukora like kuri iki kiganiro. Ese ubundi iraswa ry'uyu mugabo ngo ni General Mutayomba rihagaze rite? Ese yarapfuye? Ese ni muzima? Byifashe bite? Gusa icyo nakubwira cyo ntabwo mu by'ukuri ibintu bitangajwe cyangwa se bishyizwe hanze na guverineri
ibyo bintu uzabiha agaciro nk'uko yabishyize kuri X ye. Murabizi ko twaje tubabwira rwose ko uyu mugabo yarashwe ndetse ajyanwa ku bitaro ikitaraganya, ariko amakuru yaje kutugeraho nyuma y'ishoko cyangwa se nyuma y'amakuru duhabwa n'imbone zacu zizewe ziba muri biriya bice, aratubwira ko ahubwo igisigaye uyu mugabo ari ugutangira gutegura uburyo ki ari buze guherekezwamo cyangwa se ari buze gushingurwa kwe. Uyu mugabo rero amakuru atugeraho yizewe aravuga ko uyu mugabo yarasiwe ahantu bita ku Gasenyi. Uyu mugabo yabanje kugirana ikibazo n'uwitwa Colonel Mangara, uyu rero nawe ni Colonel Wazalendo, ariko abantu mubyibuka neza nabanje kubagezaho inkuru y'uburyo ki uyu mugabo bita ngo ni Jeune Mutayomba yari yabanje kurasa uwitwa Colonel Mugongo, amujijije ngo kuba yaramusanze nyine ari gusahura abaturage, ari kugira ate ari gutobora amazu y'abaturage. This is true story my friends. So hanyuma uyu Colonel Mutayomba akimara kurasa uyu mugabo bita ngo ni Colonel Mugongo, amuziza kuba amusanze ari gusahura ingo z'abaturage, yahise agirana ikibazo n'uwitwa Colonel Mangara. Uyu Colonel Mangara nawe akaba ari Colonel w'Umuzalendo. Bagize gutyo rero barashwana, urumva nyine ni donc ni nyeshamba bari desoda, ntabwo nta organisation bafite kuvuga ngo niba umuyobozi akoze ikiwenda ngo murakigenderaho. None ubwo batangiye kugenda bashwana bakiraho ku Gasenyi, barangije bagira bate, barangije uwitwa donc muri kwa gushwana ko abantu ari gushwana bafite imbunda, biza kurangira mu by'ukuri bakozanyijeho cyangwa barasanye bo ubwabo bakiri hano ku Gasenyi, uwitwa Colonel Mugongo ndetse n'uwitwa Colonel Mangara ndetse n'uwitwa General Mutayomba. Hanyuma hano ku Gasenyi rero bamaze kurasana, bamaze kugenda kurwana nyine barasanye, baramanuka bagera ahantu bita ngo Imunema twagiye tuhagaruka aka gace n'ababwiye ni naho hari ibirindiro by'umugabo bita ngo ni General uyu ngo General Mutayomba. Nabwo bahageze nabwo barongera barashwana, habaho kongera gukozanyaho. Aha rero ni naho haje kuva ibyago bikomeye cyane, kuko aha hantu uwitwa Mutayomba ngo yari yarashwe mu matako, ariko aha ngaha bari gukozanyaho intare za Sarambwe zari zamaze nyine kubakubita icyumvirizo, zamaze kumenya ko nabo ubwabo batoroheranye, niko guhita bagira nibwo ko guhita igirite niko makuru ya gatatu yahise imanura drone irangije. Iyi drone ibagabaho igitero gikomeye cyane, none usuku barasa ivumbi riratumuka. So hanyuma mu kuraswa ahangaha niho uwitwa General Mutayomba ubundi yarasiwe ndetse arashegeshwa cyane bigendanye nuko iyi drone yari maze kugira ute, yari maze kumukoramo ndetse n'abamwungirije n'abarinzi be, harimo ndetse n'amunyamakuru yo ugenda gatangaza inkuru zaho bageze n'iki byose. Biza kurangira rero mu by'ukuri uwitwa Mutayomba akurashwe bikomeye cyane, ndetse na twayisiwe twagiye tugarukaho n'uyu muparti parole we cyangwa se umuvugizi we. Nk'uko rero amakuru abivuga, uyu mugabo General Mutayomba akimara kuraswa yahise yiyurukankishirizwa ku bitaro bita ngo ni ku bitaro ngo bya Mwima, ahitwa Imwima, ibitaro ngo by'Imwima. Imwima rero ngira ngo abazi hano muri za Masisi cyangwa se hano muri ibice murahazi. Nje nyine bitewe nuko imbone zacu zazihaduhaye, ariko ntago ndahakandagira pe. Kuri bitaro by'Imwima rero niho uyu mugabo General Mutayomba yahise yirukankishirizwa, ariko nyine bigendanye n'uburyo ki yari yarashwe n'uwo bahanganye cyangwa se n'uwo babana uyu Colonel Mangara. Drone nayo ikaza igasongamo uyu mugabo kugira ngo agume rwose ahumeka umwuka w'abazima, byaragoranye cyane, ndetse biba akawa mugani ngo atarayawe ntabwo akurara mu mubiri. Uyu mugabo ngo ageze kuri bitaro tayari yamaze kuba ashyiramo umwuka, atagitera atagihumeka umwuka w'abazima. Nguru urupfu rw'uyu mugabo General Mutayomba, nta muri make ntabwo General Mutayomba akiri ku isi y'abazima. Hanyuma rero rwose ibingibi nubwo hari abo umuntu abibwira bikabababaza cyangwa se ntibabyumve, ubu ndetse umuryango wa General Mutayomba bakaba bari gutegura uburyo kibagomba kuba batangira gukora ikiriyo cyo gusezeraho kuri uyu mugabo General Mutayomba. Nyuma y'iraswa rya Mutayomba rero
M23 iravuga iti nyaboneka wazarendo murasabwa kwiripotinga cyane cyane mwita abajenerali mwita abasirikare bakomeye hanyuma mukajyanwa ku kosi mukiga igisirikare mugashyirwa mu gisirikare cy'umwuga abandi mugasubizwa mu buzima busanzwe. Ibitari ibyo nta kundi nyine ubwo mugomba kuzakira akaje. Harimo rero mu by'ukuri gutangira kubahiga bikomeye cyane ndetse harimo rwose no gutangira kubarasa nyine nkaho bari kurasa ibyihebe cyangwa se nko bari guhiga ikihebe. Ubwo rero mu by'ukuri amahitamo nayanyu kwemera guhigwa bukware cyangwa se mukemera mu by'ukuri mukamanika amaboko nk'uko ASF Vetura ikomeza kugenda ibasaba. Ku munsi w'ejo wazara n'ubundi ngo bakaba baragerageje kongera kwa divansinga aho bagaragaye hano muri ibice bya Zaruki, ariko nyine ni bya bindi byabo nta kizima kiravamo. Tuvuye hano no kuri uyu mugabo General Mutayomba, reka twigarukire gato twiyizire hano muri za Rucuro. Muri Rucuro naho hari amakuru akomeje kugenda ahavugwa, ariko nta kindi n'amakuru yicwa cyangwa se y'urugomo agaragara ahangaha, aho bakubwira ko hano muri Rucuro muri teritwari cyangwa se hano muri Tongo nkuko amakuru abivuga mu ijoro hari buca ari ku cyumweru FDR ngo bakaba baramanutse bamanuka rwose hano muri za Tongo batangira guhungabanya umutekano w'abaturage aho binjiraga mu mazu y'abaturage. Abanyerondo ngo babyumvishe induru bayikoza akanwa. Mu gukoza induru akanwa mu by'ukuri ntibyagira icyo bitanga kuko aba ba FDR binjiye mu mazu abiri y'abaturage ndetse basahura muri aya mazu urugo rumwe umugabo rwose ngo basiga bamuhondahonze n'akanyundo, mu gihe kandi urundi rugo ngo umugore n'umugabo barababoshe bakubita kando barasahura yaba udufaranga n'iki byose byo mu nzu baratwara. Ni mu gihe kandi ahitwa ngo ni Bukombo, ahitwa Mirangi ndetse n'ahitwa ngo ni Gikuku, aho bari gukora urugomo rukomeye cyane kuko hari gukorerwa ubwicanyi bw'indengakamere n'izi nyeshyamba za Wazarendo cyangwa se FDR ndetse n'iyi mitwe yindi yitwaje intwari harimo za semusi zikorera muri ibi bice, aho ndetse ubu tuvugana rwose abayobozi cyangwa se abanyumba kumi muri ibi bice, ndavuga rero aba bashyizweho n'intare za Sarambwe bakomeje kugenda bahura n'ibibazo bikomeye cyane kuko bakubwira ko rwose aba banyumba kumi bicwa cyane n'izi nyeshyamba mu by'ukuri bazibaziza ko bari kuyobora mu bice M23 iri kugira ute iri kugenzura. Ibi rero ni ibibazo byose bikomeje kugenda bigaragara muri ibi bice nkuko amakuru ari kugenda atugeraho. Ibiro nibyo biri kuvugwa hano muri teritwari ya Masisi ndetse na hano muri teritwari ya Rucuro. Twimanukira tujya muri Kivu y'Amajyepfo rero naho ibintu bikomeje kugenda biba ibindi bikomeje kuba urujijo ku rupfu rw'uwitwa Yamuri Kutumba. Uyu mugabo bivuga ko rwose nawe yarashwe akarasakwa na drone ya M23 ndetse agahita ajyanwa mu bitaro aho ngo ari kuvurirwa hano mu gihugu cy'u Burundi. Nkuko ro amakuru agenda akomeza kugenda agaruka, iyi nkuru yatangiye gutera urujijo aho nabonye ibinyamakuru byandika bibogamiye kuri leta harimo abitwa ba Micombero bakomeza kugenda bagaragaza ko iyi nkuru ari fake news cyangwa se ari igihuha. Uyu mugabo Yamuri Kutumba atararaswa cyangwa se akiriho atarapfa rwose atigeze anaraswa, mu gihe nyamara ibindi binyamakuru bikomeye byandika bitagize aho bibogamira byo biragaragaza ko uyu mugabo yarashwe na drone ya M23 mu rwego rwo gutanga gasopo. Ariko kugeza ubu maginga turacyakurikirana neza kugira ngo dutohoze ubwo naho nubwo twakomeje kugenda tuvuga iraswa ry'uyu mugabo, ariko urumva ko haracyariho dute cyangwa se haracyariho birimo kuvugwa mu buryo butandukanye. Ndagira ngo ahanga tuzabazanira icyitwa ikimenyetso cyangwa se icyo bita proof, ubundi tubagezeho amakuru yuzuye kuri iyi ngingo. Twikomereje rero n'amakuru yacu, ni mutwemerere n'ubundi amakuru yacu tuyakomereze kuri inkuru iri mu gihugu cy'u Burundi ariko ifite aho ihuriye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Murabyibuka ko twabwiye ko hano mu gihugu cy'u Burundi i Bujumbura
hagejejwe batayo y'abasirikare bagera kuri 600 bo mu mutwe udasanzwe wa FARDC bita ngo Special Force cyangwa se ibihunyira bite hibu, ibihunyira abasirikare barwana nijoro. Aba rero bagombaga kumanukana n'abasirikare abeza mu beza n'ubundi b'abarundi b'intoranwa, ndetse barimo abarinzeho cyangwa se abasanzwe barinda umukuru w'iki gihugu cy'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye. Bakaba bamanuka bakaza gutangiza operation hano mu by'ukuri muri Kivu y'Amajyepfo cyangwa se muri Plaine de Ruzizi. Amakuru twamaze kumenya bari bategereje ibikoresho bagomba kwifashisha mu by'ukuri muri iyi ntambara cyangwa se hano muri Uvira, kuko ntago ngo bizeye ibikoresho bakuye ahandi atari babyimanukaniye. N'ibikoresho byagombaga kuzanwa n'indege hano i Bujumbura. Amakuru ro yatugezeho nuko ibikoresho bamaze kubicakira ubu rwose, hategerejwe ko bagomba kwambuka bakava hano muri iki gihugu cy'u Burundi bakagaruka hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bagiye kugira bate, aho biteguye guhita batangiza ibitero. Intego nyamukuru ro bihaye nuko bagomba kugira ute, nuko bagomba gutangira gukuramo bino bice M23 irimo, cyane cyane iyi misozi izengurutse hano bita ngo ni Plaine de Ruzizi, harimo rero ahitwa za Kaziba. Iyi misozi yose barashaka kuyibohoza kubi n'ubwiza, barashaka kugira ngo bayishire mu maboko yabo cyangwa se y'iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku rundi ruhande ariko M23 nayo ikaba aya makuru rwose iba yagiye iyacakira bigendanye nuko ubutasi bwayo bukomeye. Ubu rero ikaba yiteguye rwose ko abahibu baza bagahangana nabo, dore ko nabo rwose bamaze igihe rwose babiteguye. Aya rero niyo makuru ari kuvugwa hano muri Plaine de Ruzizi. Mu gihe rero hano mu by'ukuri imurenge naho hakomeje kugenda hakorwa n'ubundi ibikorwa by'urugomo, aho drone itagira abapilote ikomeje kugira itya rwose ikajya kurasa hano imurenge igahitana ubuzima bw'abaturage, nk'uko ndetse byanagiye bigaragazwa n'abayobozi cyangwa se n'igisirikare cya twirwaneho hano rero muri bino bice gikorera hano muri za Minembwe, cyahisemo no kugenda kirengera abaturage ndetse mu buzima bwa buri munsi. Hanyuma tukiri mu gihugu cy'u Burundi rero, iki gihugu cy'u Burundi nta kindi gikomeje kugenda naho kinahavugwa n'umwuka mubi rwose, umwuka utari mwiza ugendanye rero n'uburyo ki rwose hakomeje kugenda hatabaho kumvikana ku bigendanye n'abayobozi b'iki gihugu cy'u Burundi, aho rero mu by'ukuri uyu Neva arashaka kugira ngo akomeze kuyobora, ariko nyine inshuti ze hari amakuru atugera avuga ko hari uwo bari barumvikanye ko bagomba kuzajya umwe ayobora manda n'undi akayobora indi, ariko iyi manda nyinshi rwose uyu mugabo akaba ashaka gukomeza kugenda ari uziyoboye. Ingoma iraryoha wa muntu we, ariko iyo yaruze ngo iba iri no kurura. Ariko hari uwo rero ngo bari baravuganye cyangwa se nawe ndaza kugenda bakurikirana nkamagezo mu kiganiro cyacu gikurikira iki. Hari uwagombaga kuzajya rwose asimburana na Evariste Ndayishimiye ku buyobozi, ariko biza kurangira Evariste Ndayishimiye rwose yanze kurekura, ubu tuvugana akaba abwikubira. So rero biragaragaza iki? Biragaragaza ko hatari ubwumvikane kuri izi mpande zombi bigendanye, ariko n'ibyo byose biba bigenda bijya hanze bigaragaza ko mu by'ukuri muri buyobozi bari gushaka kugenda bacikamo ibihande bigiye bitandukanye. Nshuti rero mwe mudukurikira abakunzi ba Eugene Official, reka tubabwire rwose ko amakuru yacu ni update, ni ugukubita tubangura. Hari abantu rwose mwifuje ko twazajya dukora igihe gito, nicyo gihe rwose ngo ibi bitekerezo byanyu tugende tubyubahiriza. Ubu rero tukaba rwose bibe ngombwa ko dukora iminota mike kugira ngo mugende rwose mwumva amakuru. Ariko nanone kandi ikibazo dusanzwe rwose kigihari kiri gukurikiranwa, ikibazo cano ifite kirimo gukurikiranwa. Vuba turaza gukomeza kugenda tubabwira aho kigeze nuko byifashe. Ukomeze murogerwe na gahunda za Eugene Official, turaza gusura mu masaha ari imbere. Ukomeze muryoherwe na gahunda zacu, turabakunda cyane. Like na share ntimubyibagirwe. Ciao.